reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana wo dukunda kandi ukurikira ineza y'Imana nibane nawe kandi umugisha w'Imana uko ndetse n'abawe bose hafi na kure mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwaryo. Reka muze twizeye yuko muri amahoro kandi murindiwe mu buntu bw'Imana. Ni Bene basuza kuri mikoro, kuri kamera ndi kumwe n'umukozi w'Imana tugiye kubana muri kano kanya. Benshi ntago muzi, benshi ntago mumwibuka, ako dushimye Imana ko mu gihe kitari gitoya cyagishize Imana yamunize natwe katurinda twongeye gura turishwe n'ibyaha nkuko umuririmbyi abivuga. Reka tumuhe ikaze ne tugiye kubana, tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Meze neza? Ndashima Imana. Misi myinshi. Rwose kabisa. Hari haciye iminsi rwose. Ariko turahari. Turahari. Iyo tutagaragaraga hano twabaga turi ahandi. Imana yarishatse ko tuba turi. Yego. Hari n'igihe umuntu ajya mu butayu agatindayo. Mose ngo yaragendaga agatinda. Ahubwo ndabashimiye ko mwe mutivumbuye. Ngo haraho yatinze barivumbura. Bataho bigeze rwose turashaka undi muyobozi. Watwimikira undi muyobozi. Rwose. Uwo rwose ntabwo wasanze warivumbuye. Rwose ntabwo bivumbuye. Mumeze neza mwese nta kibazo. Turi amahoro. Imana nihabwa icyubahiro. Nawe urakomeye. Ndakomeye. Ubugingo ni buzima. Ubugingo n'umubiri. Nawe uvuga ariko. N'ubugingo n'umubiri n'umubiri n'umwuka. Ni bitatu. Ni bitatu kandi byose birahigwa. Byose birahigwa. Ni kimwe kinesheje hajya ikindi. Birahigwa nta na kimwe kitari mu ntambara. Byose dusabwa kubibera amaso. Yego. Twishimiye kubana nawe kuri uyu munsi. Mugize neza cyane, nanjye nishimiye kubana namwe abakunzi b'Umusaraba TV. Reka mbasuhuze cyane. Ni Evangeliste Misaga Ruferedi. Ndacyavuga ubutumwa bwiza. Muvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndacyahamya Imana Data wa twese uhoraho. N'Umwami wacu Yesu Kristo ariwe muhuza w'abantu n'Imana nkuko bibiri bivuga. Yego. Imana ishimwe cyane, tugukumbuye ako kandi dukumbuye n'ijambo, reka mvuge mu ijambo ry'ubwenge Imana igikunyuzamo rikadufasha gafasha abantu benshi. Nta nubwo ndibuze gutinda, ndashaka kuza kwituga umwanya iyo umuntu tukirinda kuganira na ibintu byinshi kugira ngo amanza ahita yinjira neza. Siko bimeze se? Rwose nuko. Reka ngusabe noneho usenga Imana, numara gusenga Imana uko umwuka akuyobora turagenda uko nguko. Reka dusenga Imana. Data wa twese uhoraho. Izina ryawe nirishimwe kuko uruwera. Tubereye maso ku manywa ndetse na nijoro. Ntuhinduka nkuko abantu bahinduka, uhora witwa Uwiteka ibihe byose kandi uzahoraho. Turanezerewe turishimye muri uyu mwanya kuko guhumeka kwacu niwe turi kubikesha. Kuri kamera z'Umusaraba TV ushimye ko tugaragaraho tuvuga ijambo ryawe. Bana nanjye, bana n'abakunzi bacu bose, inshuti z'Umusaraba batwumva bumva ubutumwa bwiza, kugira ngo yaba njyuvuga yaba bateze amatwi bumva twese twungukira imbere yawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Murakoze cyane. Nshimye Imana yo mu ijuru no mu isengesho ndabivuze iduhaye uyu mwuka duhumeka. Nubwo hari igihe kigera rimwe na rimwe abadayimoni bagatera abantu kugira ku rwego umuntu yumva ko abeshejweho n'ibyo atunze. Reka nongere mbibutse ko kubaho k'umuntu ntaho bihuriye n'ubwinshi bw'ibyo afite. Ntabwo kubaho k'umuntu bifitanye isano n'ubwinshi bw'ibyo afite. Ntabwo kubaho k'umuntu bifitanye isano n'amashuri afite. Kubaho k'umuntu ntibifitanye isano n'akarere arimo. Kubaho k'umuntu byubakiye kuko Imana ishimye ko umuntu abaho. Iyo rero niyo dukesha ubuzima, niyo dukesha byose, niyo dukesha kubaho. Murayikunda ariko reka nongere mbabwire nti nimurushaho gukunda Imana. Dusome ijambo ry'Imana tuganire, mbagezeho ubutumwa Umwami yansize ku mutima ngira ngo tugarukeho. Turasoma ibyanditswe nka bibiri mu Baefeso igice cya 4, urwandiko Paulo yandikiye Abaefeso igice cya 4 umurongo wa 30. Haragira hati kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana abashyiriho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Reka dusubikire mu byahishuriwe Yohana igice cyaho cya 13
cya 14 umurongo wa 13, ibyahishuriwe Yohana igice cy'14 umurongo wa 13 haravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Amen. Amen. Ngira ibyanditswe tugiye kwifashisha tuganira. Dusomye ijambo ry'Imana mu Efeso 4:30 haratubwiye ngo kandi ntitugateze agahinda umwuka wera wadushyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa kwacu. Nifuje ko tugaruka ku ijambo rimwe rikubiyemo ubutumwa buvuga ngo bamuteje agahinda arigendera, bahuye n'ingorane zo kubura umuherekeza. Bamuteje agahinda arigendera, none bawugize ingorane z'uko babuze umuherekeza. Umuherekeza arigendeye kandi kwijyana ntibakigezayo, inzira ntabwo bayizi. Niba ubuze umuherekeza kandi utazi yujya, byumvikane ko ntabwo waba ukigezeyo. Bamuteje agahinda arigendera, none babuze umuherekeza. Hano rero iyo dutangije inyito nk'iyi, hari igihe umuntu ahita avuga utabona ibande. Umuntu ahita avuga utabona ibande bamuteje agahinda akaba yarigendeye, bakaba babuze umuherekeza. Ahubwo se uwo bateje agahinda wigendeye we ninde wagiye, wari ufite akazi ko kuzabaherekeza akaba agiye? Ibyo bibazo uko ari bibiri turabibonera igisubizo muri iyi nyigisho yacu. Uwo bateje agahinda reka bari we mperaho, yitwa umwuka wera. Umwuka wera ni imbaraga y'Imana cyangwa imbaraga z'Imana zikorera mu bantu, zikorera muri twebwe. Umwuka wera utangwa, twawuhawe, twabanje kuwuhabwa nk'isezerano, turaribana ry'uko tuzahabwa umwuka wera. Mbibutse ko twahawe isezerano ry'umwuka wera risanga twari dufite icyo Bibiliya yita ngo ni umwuka w'ubugingo, Imana yahumekeyemo umuntu ngo agahinduka ubugingo buzima. Ariko Imana iza kubona ko uwo mwuka yaduhumekeyemo umuntu agahinduka ubugingo buzima, abantu bitwaye nabi barawonona. Muri Ezekiyeli 36 Imana igambirira kuzabaha umwuka mushya, ikabaha umutima mushya, bakaba abantu bashya, bakabana n'Imana bundi bushya. Nta sezerano Imana itanga cyangwa nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Igihe cyarageze Imana itanga umwuka wera, irasuka. Bibiliya ikoresha ijambo rivuga ngo iracuncumura. Umwuka wera uza ari mwinshi. Umwuka wera amaze kuza yinjira mu bantu bizeye Kristo Yesu ngo abakoreshe, akorane nabo. Ariko azana amahame n'amabwiriza ye, harimo kondisiyo zivuga ngo mwemere kuyoborwa nanjye. Mwemere kuyoborwa nanjye. Abaroma 8:14 ngo abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Abagalatiya 5:16 baravuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Ubuyobozi bw'umwuka wera buza busanga ubuyobozi bwa kamere mu muntu, urugamba ruratangiye. Aha rero niho habera icyo bita amahitamo, ndumvira nde ndeke ndi. Kamere hari ibyo iri gushaka, mwuka wera nk'umuyobozi waje kuyobora hari ibyo ari gushaka, ndumvira nde ndeke ndi. Mwuka wera ati nyumvira ureke kamere, kamere iti nyumvira ureke iby'umwuka wera. Mbibutse ko ijambo ry'Imana rivuga ko umwuka wera yifuza cyane ibyo kamere irarikira. Ibyo kamere irarikira
umwuka wera arabyanga, yanga ibyo kamere irarikira. Ibyo umwuka wera yifuza nibyo kamere yanga, bikosore byumvikane neza. Umwuka wera yifuza ibyo kamere yanga. Kamere rero nayo igahangana no kwinjiza umuntu mu by'umwuka wera adashaka. Iyo rero iyo ntambara ije, amahitamo yuzuye nuko umuntu aba agomba guherera ku ruhande rw'umwuka wera. Iyo rero umuntu aherereye mu ruhande rwa kamere akumvira kamere, yandikirwa ikarita yuko asuzuguye umwuka wera. Uhabwa ikarita usuzuguye umwuka wera. Iyo umusuzuguye arakwinginga, va mu ngeso zawe, garukira aho ngaho, wa mwana w'umuntu we, va muri ibyo ngibyo, ibyo uri kugenderamo ntabwo ari byiza, bisohokemo. Ndashaka kubereka urugendo rwo kumuteza agahinda gutuma yigendera, bikaba bitumye abantu benshi babura umuherekeza. Benshi bari kugenda, bari mu rugendo, ariko kuko umuherekeza adahari, iyo bajya ntibahazi, no kugerayo ntibazagerayo. Ndaza gukomeza gato no kubimenyetso bigaragaza abantu bamaze gukurwaho umuherekeza akaba yarigendeye. Bibiliya itugaragariza ko hari abantu umwuka wera agorora ntibumve. Yeremiya 6:16, narababwiye nti nibabaririza inzira za mbere, mbasaba kugaruka mu nzira nziza hiri, barahakana baravuga bati ntabwo tuzazigarukamo. Ubu tugira abantu, iyi si irimo abantu batumva. Umwuka wera ajya akora operasiyo kugera ku rwego akubitisha n'umuntu inkoni, agakubitisha umuntu inkoni, umuntu akirukanwa ku kazi kubera operasiyo y'umwuka wera, umuntu akatezwa indwara kubera operasiyo y'umwuka wera, umuntu agatezwa igihombo mu byo yakoraga kubera umwuka wera. Ibyo byose bikabaho nk'imbuzi, nk'urushyi, nk'akanyafu, nk'inkoni yo kubwira umuntu ngo wagarutse ukava muri bya bindi urimo. N'ubu hari abantu, n'ubu tuvugana, hari abantu inkoni iriho kubera kutumvira umwuka wera. N'ubu namwe mudukurikiye, namwe hari abo umwuka wera ari gukubitisha muri iyi minsi, abagarura. Inama nziza rero, mwagaruka bikiri mu maguru mashya, niko abanyarwanda tuvuga, kuko aho biri gushyira, aho byerekeza, ni ugufatirwa icyemezo kirimo no kuba umwuka wera ari buze kugenda. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 6:3 haba ijambo rivuga ngo umwuka wanjye ntabwo azahora aruhanya n'abantu. Muzi ko umwuka wera w'Imana adahora aruhanya n'abantu. Ntabwo umwuka wera w'Imana ari imari umuntu agura ku isoko ngo azayikoreshe uko ashaka kugeza ishaje. Umwuka wera n'Imana muri twe yemera gutura mu mutima uzemera kandi utunganye. Bibiliya mu Byahishuwe igice cya 2:4-5 haravuga ngo ibuka aho wavuye ukagwa, ugaruka ukora imirimo nk'iya mbere, ariko nutagaruka nzaza aho uri. Azabazanywe n'iki? Gufata igitereko kitabaza akagikura hacyo. Mugira ngo igitereko kitabaza ni iki? Igitereko kitabaza ni umwuka wera muri twebwe, ni urumuri. Iyo rero igitereko kitabaza bagitwaye, ingorane ziba zibayeho. Nyuma rero yo gucyawa kenshi umuntu agashinga ijosi, avunagurwa atunguwe nk'uko Bibiliya bivuga, agatwarwa icyamuhaga ubuzima cyitwa umwuka wera. Yamara gutwarwa icyamuhaga ubuzima, agasigarana icyo Bibiliya yise umutima wakahebwe. Umutima wakahebwe, Abaroma igice cya 1:18. Uyu mutima rero wakahebwe ni umutima mubi. Uzatinya umutima umuntu akora icyaha ntumurye. Umutima utuka umuntu ukumva ufite amahoro. Umutima usambana ukumva ufite amahoro.
umutima urwana ukumva ufite amahoro, ukumva uratuje. Umutima ubabaza umuntu mubana ukaryama ugasinzira wakarara yicaye. Umutima w'akahebwe Petero yawise ngo ni umutima w'inyamaswa muntu. Mu Byahishuwe igice cya 2 Bibiliya iravuga ngo uyu muntu abasigaranye izina ry'uko ariho nyamara ari intumbi. Ngo nk'uko umubiri udafite umwuka upfuye niko n'umuntu yadafite umwuka wera abapfuye. Abasigaranye izina ry'ubuzima ariko ari intumbi. Ngo tugira abantu bagenda bahagaze ariko barapfuye, nta buzima bafite, barapfuye, bagakoreshwa imirimo mu nyungu z'isi ariko mu buryo bw'umwuka barapfuye, bagahabwa ibiraka mu nyungu z'isi ariko mu buryo bw'umwuka barapfuye. Mu madini barimo, mu matorero barimo, ahantu hatandukanye barahari, bagenda n'izina ry'ubuzima ariko barapfuye batariho, kuko igitereko kitabaza bagitwaye, kuko bateye umwuka wera agahinda, umwuka wera arigendera. Ngo amare kwigendera rero baba bagize ingaruka zikomeye. Mu ngaruka rero zikomeye twashatse kugarukaho n'imwe iremereye, bakaba batakaje ikintu cyitwa umuherekeza. Turi ku ijambo rivuga ngo bamuteye agahinda arigendera, babura n'ingorane zo kubura umuherekeza. Uyu muherekeza rero akora ryari abantu benshi babuze batakaje, tuza gusoza tugira inama ngo mu mwinginga agaruke. Ibyahishuwe igice c'14-13 hatubwiye ngo numva ijwi ryicaye kuri ya ntebe rigira riti, andika uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wabo. Umwuka nawe ati baruhuka imiruho n'imihati, kuko imirimo yabijyanye nabo irabaherekeje, irabakurikira baherekeje. Umwuka wera mu nshingano afite ni mu mukerensa mutanazi n'umumaro wawo, ni ukumva gusa ngo ni umufasha gusa. Ako ko abantu baragafashe, ako baragafashe ngo ni umufasha. Mu nshingano umwuka wera afite harimo no kuduhamiriza, kudutangira ubuhamya. Umwuka wera ni umutangabuhamya. Umwuka wera adutangira ubuhamya mu bihe bigera muri 4 nshaka kugarukaho, mu bihe bigera muri 4. Igihe cya mbere iyo turiho tutarapfa, Abaroma 8:16, ahamanya n'imitima yacu yuko turi abana b'Imana, cyangwa se ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Hari ubuhamya isi idutangira, abantu bakareba umuntu ati uyu mugabo ni umwana mwiza, uyu mugore ni umwana mwiza, uyu mukobwa ni imfura, uyu muhungu ni imfura. Ubwo ni ubuhamya bw'abantu bareba iboneka ariko batareba iboneka. Hirya y'ubuhamya isi dutangira hari ubuhamya ijuru ridutangira. Amakuru azwi n'abantu ni ay'ibyo bagezeho babonye, ariko ay'ibyo tutagezeho tutabonye ayo afitwe n'umwuka wera. Uko kuba umwuka wera ari ufite amakuru nayo mwibanga, n'amakuru yo mwibanga, nicyo gituma ari we mutangabuhamya wemewe, uhamiriza umuntu akavuga ngo ari Feredi ni umwana w'Imana. Iyo umwuka wera adatanze ayo makuru ntiyemerwa n'ijuru. Ibyo kuvuga ngo babivuze ko ari benshi ko yitonda, ngo bose babivuze ko ari inyangamugayo, ngo bamutangiye ubuhamya kwagwa neza, ngo bamutangiye ubuhamya ngo ni umwana muzima. Ubwo bagutangiye hategerejwe raporo y'umwuka wera, kuko ni uzi. Umwuka wera azi aho umugore atari, umwuka wera azi umugore aho umugabo atari, umwuka wera azi umwana aho ababyeyi be batari, umwuka wera azi fiyanse aho fiyanse atari, umwuka wera kuzi aho abantu batari, akuzi muri dusha, akuzi mu bwiherero, umwuka wera kuzi uryamye wenyine ntawe muryamanye, umwuka wera kuzi wafashe urugendo rwa kure mu gace k'iwanyu. Uwo nguwo kuzi aho abantu batagera niwe mutangabuhamya uguhamiriza akavuga ngo uyu ni umwana w'Imana.
umutangabuhamya. Kabiri, umwuka wera, dusoreze hano, tuzakomeza no mu bindi biganiro. Na Alfred Misago mwari muri kumwe, ukeneye kutuvugisha, gusaba inama, gusengerwa, ibyifuzo bitandukanye, inyunganizi n'iki, uca kuri kontakte zacu 0784 52 47 0784 52 47. Wanadusura no kuri channel yitwa Abimukira TV, naho turahakorera. Ushobora kudusura ku Abimukira TV ugakurikirana ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo, inyigisho naho turazihanyuza umunsi ku munsi. Reka ngire ntamoro Imana nabane namwe, tubasengera Imana ngo ijambo ry'Imana mwumvise irikomereze mu mitima yanyu, nabemeye guca bugufi twongeye tubasaba umwuka wera agaruke mu mitima yanyu. Turagushimiye Imana yacu. Ijambo ryo ryongeye kutwibutsa ko hari igihe turangara umwuka wera akigendera, kandi yagenda tukaba dutakaje umuherekeza uzaducisha kuri bariyeri hakurya ya Yorodani, kuko tubonye ko byagora umuntu kwitambutsa kuri Yorodani, hakurya ya Yorodani adafite umwuka wera. Hari abantu bumvise ubu butumwa umwuka wera yaramaze kubavaho kubera kumuteza agahinda. Ndakwinginze ngo wongere ubagarurire umwuka wera. Hari n'abandi babanye n'umwuka wera ariko bamuteza agahinda, baha imitima iganduka no guca bugufi no kumvira umwuka wera be kumutera agahinda. Hari n'abatamufite, nabo turabasengeye ngo umwuka wera yinjire muri bo, bahinduka ubugingo buhoraho, bakira ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Komeza uganze utegeke, kandi amahoro yakomeza abane natwe, kandi natwe ukomeze kutwagura, kandi n'iyicano ukomeze kuyagura, kuko yemeye kuvuga ubutumwa bwiza, ikavuga ukuri ku butumwa bwiza. Icyoro gikomeze kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nawe kandi muhorane, reka tuzasubire ubutaha. Shuti muvane muduteze amatwi dusubikiye hano ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Reka tuzasubire ubutaha tuvuge ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka. Wakoze cyane.